Praise the Lord. Mungu asifiwe. Yesu ashimwe. Ndaramushije cyane mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Nizeye ko muri amahoro, nizeye ko mukomeye, nizeye ko mumeze neza, nizeye ko mukomeje gushima Imana mu bice bitandukanye by'isi, ku bafite amanwa meza, abafite ijoro ryiza. Uwiteka ngiye kudutera iteka twibone aha hantu duhumeka umwuka w'abazima, tumeze neza. Navuga ngo dushima Imana muri ibi bihe by'iminsi mikuru. Rero navuga ngo izina ry'Imana nishimwe. Abavutse umunsi wa none navuga ngo isabukuru nziza y'amavuko. Abafite navuga ngo celebrations agiye atandukanye, ibihe byiza n'ibyo kwishimira, kuko umunsi ku munsi ni umunsi Imana igenda kujya tuwishimiremo, tunezererwemo, tubone gukora kw'Imana, tubone kugira neza kw'Imana, ndetse tubashe no kubisangiza abandi. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi wa none navuga ngo Imana yashyize ku mutima wanjye ijambo ryiza, ngira ngo dusharingeho gatoya, ntabwo biratwara iminota ariko reka tubisharinge. Turaza kubanza tuvuge imyiteguro ya Pasika. Hariho navuga ngo hariho abafata icyumweru gitagatifu bakagiserebura, ko bakina icyumweru gitagatifu, tugomba kwitwara gutya, tugomba kugenda gutya, tugomba gukora ibi ngibi, mbese ugasanga biraryoshye cyane. Hari n'abandi baserebura Pasika gusa, nyine Pasika gusa ni umunsi umwe. Hari n'abahera ku wa kane, ku wa gatanu, ku wa gatandatu, ku cyumweru. Rero navuga ngo njye nshima Imana kuko nagiriye ubuntu ku wa kane kugenda mu rusengero niga byinshi, mbasha kubona ko uyu wa kane mutagatifu umakinga utwereka uburyo Kristo yaciye bugufi mu bumana, akemera kubwiyambura, akemera gusuzugurwa, akemera gutukwa, akabireba, ariko navuga ngo akabirebana umubabaro mwinshi. Getsemani Kristo navuga ngo yahagira ibihe bikomeye cyane, hari ahantu yari hambara umubiri, ariko ajya kugera ku musaraba yambaye ubumana, yambaye imbaraga. Imana ishimwe cyane. Rero navuga ngo nabashije kwiga ko kwemerera gushaka kw'Imana biri muri parti ya gikristo, y'umukristo. Kwemera gushaka kw'Imana hari igihe gusharira. Iyo turebye kuri Kristo, yemeye gushaka kw'Imana kuko Imana yari yamutanze, umubyeyi yari yamutanze, yemera ibintu bisharira ariko arabyemera. Natwe rero kuko Kristo avuga ngo munkurikire, munyigane, munyigireho, hariho parti ikorwaho. Imana ishimwe cyane. Hariho abantu wemera gushaka kw'Imana ugasa nkaho navuga ngo ukoze ibintu bikomeye. Reka dusome ijambo ry'Imana hanyuma tubashe kubisobanukirwa neza. Turasoma muri Matayo ibice 26, turahera ku murongo wa 36. Yesu asengana umubabaro ari i Getsemani. Maze Yesu agerana nabo ahitwa i Getsemani, abwira abigishwa be ati, nimube mwicaye aha, nigire hariya nsenge. Ajyana Petero na bene Zebedayo bombi, atangira kubabara no guhagarika umutima cyane. Maze arababwira ati, umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica, mugume hano mubane maso nanjye. Yigira imbere ho gato, arunama arasenga ati, Data, niba bishoboka iki gikombe kindenge, ariko bye kuba uko jyewe nshaka, ahubwo bibe uko wowe ushaka. Agaruka aho abigishwa bari, asanga basinziriye, abaza Petero ati, harya ntimubashije kubana amaso nanjye isaha imwe? Mube maso musenge
mutajya mu moshya, umutima ni wo ukunze ariko umubiri ufite intege nke. Yongera kugenda ubwa kabiri arasenga ati, Data niba bidashoboka ko iki kindenga, ngo kereka nkinywereho, ibyo ushaka abe ari byo biba. Yongeye kugaruka asanga basinziriye kuko amaso yabo aremereye. Arongera abasigaho aragenda, asenga ubwa gatatu avuga amagambo amwe n'aya mbere. Maze agaruka aho abigishwa bari arababwira ati, musinzire noneho, muruhuke, dore igihe kirenda gusohora, umwana w'umuntu agambaniwe mu maboko y'abanyabyaha. Nimubyuke tugende, dore ungenza ari hafi. Dusomye ijambo ry'Imana ryiza, dusomye ijambo ry'Imana ritwereka ibihe bya Pasika, ibihe bikomeye ariko ibihe by'intsinzi. Ubwo urukundo navuga ngo rwari rushyizwe mu bikorwa, ubwo urukundo navuga ngo cyangwa misiyo ya Kristo yari igezweho hano mu isi. Navuga ngo ni scripture navuga ngo iremereye, ariko nanone tugomba kumva tukenjoyinga, tukamenya n'ibyo navuga ngo tuba duserebura muri Pasika. Imana ishimwe cyane. Iki gihe navuga ngo bamwe bita ngo ni Holy Week, Holy Thursday, Holy Friday, Pasika cyangwa Easter. Navuga ngo ni ibihe bikomeye cyane mu mateka ya gikristo, mu mateka y'abakristo ndetse no mu mateka y'isi yose. Abenshi babona konji, abenshi navuga ngo barabiserebura ariko nanone batazi ibyo ari byo, abandi bakabifata nk'imihango. Nabonye baba bafite amasimbolo agiye atandukanye, bamwe rwose ukabona nk'aho babikinisha. Uyu ni umunsi ukomeye, ni umunsi isi yahawe isezerano rikomeye cyane ry'uko umunyabyaha niyemera Kristo atazongera gupfa ukundi. Navuga ngo roho ye izahabwa uburuhukiro bw'iteka, izahabwa kubaho kw'iteka, kubana n'Imana. Imana ishimwe cyane. Rero mbere y'uko Pasika iba, namaze igihe numva muri njye ijambo rimbwira ngo tuzaganira. Muri iyi si hari ibintu byinshi ushobora kubona ukagira ngo wabona amahoro, ariko ntabwo bishoboka. Amahoro yonyine tuyabona muri Kristo, kubohoka tukubona muri Kristo, gutabarwa tukubona muri Kristo, kubohoka tukubona muri Kristo, kwidegenya tukubona muri Kristo, ibihe byose byiza bibaho tubibona muri Kristo. Nta gihe navuga ngo iyi si izigera iha umuntu amahoro kereka ari muri Kristo. Shaka ubuhungiro muri Kristo. Mwebwe mufite Kristo murabyumva, mwebwe mufite Kristo murabizi. Niyo mpamvu aho umuntu ari wese namushishikariza kugira ngo ibihe bya Pasika bikwere ibihe byo gusangiza abandi. Ubabwira ati Pasika nakuvuga ngo bijyanye no gupfa kwa Kristo ku munsi wa gatanu, hanyuma bakavuga kuzuka, umuzuko, kubaho. Ijambo ry'Imana tubwira ngo yemwe abarushye n'abaremerewe ngo nimunsange mbaruhure. Isi ashimwe cyane. Hari ibikuruhije, hari ibikurembeje, amahoro yonyine aboneka muri Kristo. Kristo niwe buturo, Kristo niwe navuga ngo shusho y'Imana itaboneka. Kristo niwe gitambo cyatanzwe kugira ngo uwo muruha uhagarare, uwo muruha navuga ngo urekere aho ngaho. Kubaho ubuzima utazi icyo buhatse umunsi w'ejo burangire. Ntabwo Kristo yaje ngo duhagarare gupfa cyangwa duhagarare kugeragezwa, ariko yaje kugira ngo hagati muri byo duhabwe amahoro. Ko tubonye ijambo ry'Imana ritwereka nawe hari Getsemani yari afite umubiri, hari Getsemani yarababajwe, hari Getsemani yarasenze asengana umubabaro ukomeye cyane, ndetse ijambo ry'Imana tuvuga ngo aravuga ngo ndumva afite agahinda gakomeye. Rero ni ukuvuga ngo
uri muri Kristo akamwihishamo, ibyo byose arabirenga. Ibyo byose abasha kubigendamo akabigendamo neza. Imana ishimwe cyane. Wirindira ko ibyago biza, wirindira ko amahoro uyabura, wirindira ko ibyago bikwikubitaho, wirindira ko ikintu kigenda nabi, ahubwo ihishe muri Kristo bigusangemo. Yesu ashimwe cyane. Nanjye navuga ngo ntarakira Kristo nagendaga mu mwijima ukomeye, ariko igihe nakiraga Kristo nabonye ko nta yandi mahoro, nta bundi buturo, nta bundi buzima bwiza nk'uko umuntu ari muri Kristo. Yewe sinjya ntekereza n'ubuzima nabaye umuntu afite Kristo, bwari ubuzima bubi cyane, atari uko hari icyo wabuze, ariko mu mutima hari vide. Nkunda kubivuga cyane, hari vide Kristo aza akariwumara, hari vide imarwamo navuga ngo kuba presence ya Kristo ayimaramo. Rero cyane cyane ubu ngubu navuga ngo ndi kuganira n'abantu batarakira Kristo se, cyangwa bari mu rusengero batazi ibyo ari byo, ko nanjye navuga ngo njya kwakira Kristo ntabwo aribwo nigeze mu rusengero. Nkunda kubivuga cyane mu buhamya bwanjye, ariko ubwo navuga ngo nabonaga umucyo, ubwo namurikirwaga, byabaye nk'aho aribwo navuga ngo mwumvisheho bwa mbere. Byabaye nk'aho aribwo mwumvisheho bwa mbere. Iyo dusomye muri Yohana 3:16 hatubwira ngo nk'uko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwiza atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho iteka. Imana ishimwe cyane. Urukundo rw'Imana yarutweretse muri Kristo. Ababyeyi barabyumva, kuba watanga umwana wawe ni ikimenyetso ikimenyetso cy'indengakamere, maze igihe kinini mbitekerezaho. Ni ikimenyetso cy'indengakamere, noneho ukemera ko umwana wawe agenda gusuzugurwa. Kristo yambaye guca bugufi birenze guca bugufi, arasuzugurwa, aratukwa, agira fasting 40 days and night, atarya atanywa, arishonjesha, atwereka urukundo rurenze, ndetse atwereka no kwemera gushaka kw'Imana. Rero ndi kurangiza ino video ko ndashaka ko iba ngufiya. Hari ibyo waba urimo ubu none, umunsi wa none, hari ibyo yabikurembeje, hari ibyo wasengeye imyaka myinshi, hari ibyo wagerageje bikanga, hari ibyo wajyanye mu bakozi b'Imana, hari ibyo wajyanye mu banyamasengesho, hari nawe warisengeye wenda biranga, ariko urugero mbwira ngo Kristo ni muzima. Uko yari ari niko ari, niko azabona iteka ryose. Waba wumva kuri Kristo amasaha menshi, iminsi myinshi, imyaka myinshi, ariko umunsi wa none ukaba warabuze ishusho y'ubivuga neza se, cyangwa y'inkuru nyakuri, cyangwa nawe wisomera Bible, njya ngo Kristo ariho, Kristo ni muzima, Kristo ni umwami, Kristo ni umwami urenze abandi, uri hejuru y'abandi bami bose. Tekereza ikintu umwami yaguha. Tekereza tuvugire nko mu gihugu, katuvuge perezida, ukavuga ati perezida ikintu niwe ugomba kugikemura, ariko wahagera ugasanga nawe ntabwo bishoboka, ntabwo yagikemura. Tekereza icyo kintu, noneho hari undi muntu ushaka kugikora, nta protocol ibayeho. Uwo ni Kristo. Imana ishimwe cyane. Twaramuhawe, twaramugabiwe. Haleluya. Hari indirimbo nshyashya maze iminsi numva ngo Kristo twaramuhawe, twaramugabiwe. Imana ishimwe cyane. Nta wamukwaka ndetse nta wamukwambura, ni ukubyemera gusa. Ni ukubyemera, ndetse umuntu akeza umutima we, akamwemerera agakora icyo ashaka, mu gihe ashaka, mu buryo ashaka, ukemera kugendana na Kristo. Ntuje kugira ngo navuga ngo umugende imbere, ahubwo ureke we aribe muri wowe. Yesu ashimwe cyane. Abe muri wowe, umwuka w'Imana aganze. Ndabona iminota ishaka kuba myinshi, reka ndekere aha, ariko navuga ngo ndabifurije Pasika nziza, ndabifurije ubutsinzi bubonerwa muri Kristo, ndabifurije kubohoka, ndabifurije kugira ibihe byiza, ndabifurije gushira ubwoba, ndabifurije kuryama mukizigura mugasinzira, ndetse kugira ngo umunsi ku munsi ubuzima bwakunanira, bwakwangira, ubu buragize Imana. Ko Kristo atwereka uko byagenze. Yarasenze, amaze gusenga yuzura imbaraga, ajya ku musaraba akomeye, atakiri Kristo uri mu mubiri, atakiri Yesu
wacitse intege ahubwo ufite imbaraga. Imana ishimwe cyane. Reka rero mbigeze aha ngaha nshuti zanjye navuga ngo mukomeze mugire ibihe byiza, mukomeze mwenjoyinge iyi Easter cyangwa se Pasika, ibihe byo kubaherana ahubwo uvuge ngo Kristo ariho kandi ni muzima. Haleluya. Reka rero mbareke mukomeze mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane, murakoze, bye.